babyeyi bavandimwe nkoramutima za nyina wa jambo, Kristu Yesu akuzwe. Kristu Yesu akuzwe. Ndabasuhuje aho mwaturutse hose, ngo mugubwe neza mu rugo rwa nyina wa jambo, maze uyu munsi w'intagereranywa dusangire ibyo yaduteguriye. Uyu munsi rero twazinduwe no kwizihiza umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru ry'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Kuba umubyeyi wacu yarajyanywe mu ijuru nuko yatunganiye Imana muri iyi si, ariko cyane cyane ni no kubw'uruhare yagize mu gucungurwa ku isi yacu, atubyarira jambo dukesha umukiro w'iteka. Uretse iyi ntego nyamukuru rero, nimunyemerere mbararikire undi mukoro mwe mwageze hano uyu munsi, ndetse n'abandi mutwumvira kure cyane binyuze muri izi nsakazamajwi n'amashusho biri hano. Ubwo ndavuga Radio Mariya Rwanda na Pacis TV biri hano. Nimunyemerere dufate umugambi uyu munsi, uyu nguyu mu Kinyarwanda twita umugambi wa kigabo. Ubwo n'ababyeyi bacu mwumviremo, kuko ni umugani w'Ikinyarwanda. Uwo mugambi ukaba ari uwo kwambarira guhoza umubyeyi wacu nyina wa jambo, wasutse amarira hano i Kibeho kubera kutubona twarahindutse abana gito, bakataje bagana inyenga, cyangwa se babona uruzi bakarusanga baseka, kandi koko baseka cyane bagira ngo ni ikiziba cyo gukiniramo. Abazi amateka yacu, ibyo twitaga ikiziba byaje kuvamo inyanja, byaje kuvamo uruzi rugari cyane kandi rutari rwiza. Niyo mpamvu inyigisho ya none nayihaye inyito mpuruza igira iti: wihogora mubyeyi, abana bawe twambariye kuguhoza. Nongere nsubiremo, inyito y'uyu munsi iragira iti: wihogora mubyeyi, abana bawe twambariye kuguhoza. Nizere ko wowe nanjye tuva hano uyu mugambi tuwugize uwacu, tukawusangiza n'abacu, umugambi wo guhuza umubyeyi. Reka nirebere nk'abandi barimu bose abumva uwo mugambi bawugira uwabo, ndavuga uwo guhoza umubyeyi, banyemerere bashyira akaboko hejuru nyuma ndababwira uko twabigenza. Abahoza b'umubyeyi Bikira Mariya banyemereye gufata uwo mugambi nza gusobanura inzira twanyuramo. Murakoze cyane bana be akunda. Wenda aho ngereje hari abagira bati: mbese uwo mubyeyi yarize ryari? Yarijijwe n'iki? Mutese niba akirira ararizwa n'iki? Niba tugomba kumuhoza turanyura mu zihe nzira? Kandi ari nawe wazitwibwiriye. Ibyo ngamije kubasangiza muri iki gitondo, ngo maze uwumva hari icyo bimubwiye
atangire iyo nzira ndende. Hari n'abandi wenda baba bagira bati ibyo kurira byo turabizi, n'icyamurijije nacyo kirazwi, ariko se kumuhoza byo byadusaba iki ngo tuve hano tunogeje inama dusabye n'ingabire yo kubigeraho? Nimunyemerere rero muri iki kiganiro mbavungurireho kuko namenye kuri izi ngingo, maze namwe muze kunyemerera wa mugambi ntimuwusibize. Reka mpere ku ngingo ya mbere igira iti amarira y'umubyeyi nyina wa Jambo. Ubwo ndashaka gusubiza bya bibazo ngo mbese uwo mubyeyi yarize ryari, mbese yarijijwe n'iki? Ndanasubiza na cya kindi ngo ese niba akirira ararizwa n'iki? Ngaho nimukurikire mwumve icyabiteye. Hano kuri ubu butaka tariki ya 15 Kanama mu 1982 hari kuri Asomusiyo nk'iyi twaje kwizihiza. Bikira Mariya rero yigaragaje asuka amarira kandi ababaye cyane. Kuri uwo munsi yabonekeye Nataliya, Alfonsina na Maria Karara bakurikiranye. Habanje Nataliya, uyu nguyu tugifite hano kandi tukaba tugira Imana yo kuba tukimufite hano, avuga ko ngo yabonye Bikira Mariya babaye cyane, amaso abungamo amarira. Hakurikiye Alfonsina nawe amubona babaye cyane, ndetse we ngo amubona arira amarira atemba ku matama yombi. Nyuma haje Maria Karara, nawe amubona ababaye cyane. Abibazaga icyamurizaga namwe nimutega amatwi mwumve nicyo ngiye gusobanura. Ababonekeye uwo munsi uko ari batatu yababwiye icyamubabaje bene ako kageni kugeza ubwo aturika akarira. Yagiraga ati sinashobora kwishima nduza abana banjye batanyishimiye, nduzi bagiye kurohamo. Reka nsubiremo iyo mpamvu. Ati sinashobora kwishima nduza abana banjye batanyishimiye, nduzi bagiye kurohama. Ikindi gihe nabwo kuri iyo ngingo yaravuze ati muri babi cyane murabakundiza. Umubyeyi ati muri babi cyane murabakundiza. Mbibutse ko mu muco nyarwanda nubwo tuvuga ko umwana gito ariza nyina, tunemera yuko umubyeyi adakunze kwereka abana amarira ye. Iyo bibaye rero nuko ibintu biba bigeze kure. Niba uwo munsi umubyeyi yararize, nuko yabonaga amazi agiye kurenga inkombe. Amarira y'umubyeyi rero ni ikimenyetso cyerekana ko ibintu bikomeye. Niba rero Bikira Mariya yarahisemo gukoresha icyo kimenyetso kidasanzwe cy'amarira, nuko yari afite icyo ashaka kutwigisha kidasanzwe. Icyo rero nicyo dukwiye kumva neza uyu munsi, maze tugafata umugambi wo kumuhoza. Wampa wowe nanjye uyu munsi tukinjira rwose mu bana be benshi biyemeje kumuhoza ayo marira. Igisobanuro cy'icyo kimenyetso cy'amarira
dushobora kugihinira mu ngingo zikurikira. Mu by'ukuri amarira ya Bikira Mariya ni ikimenyetso cyerekana ko Imana n'umubyeyi wayo bari hafi yacu cyane. Ayo marira yerekana umutima w'Imana wuzuye impuhwe, kuko iyo Imana ibona ibyago bigiye kugwirira abana bayo, nyine n'amarira arashoka. Nimwibuke ibyabaye kuri Yesu muri Luka umutwe wa 15 umurongo wa 20. Amarira rero avuga ko uwo mutima w'Imana ukingutse ngo abantu bawubonere muri icyo kimenyetso cy'amarira, maze bashobore kwibaza no kwisubiraho. Bikira Mariya yerekana amarira ye kugira ngo atwibutse urwo rukundo rw'Imana, maze natwe twiyumvishe ko tugomba kuyikunda no kutayibabaza. Ntitugomba kubabaza Imana. Nongere mbisubiremo, wampa wowe nanjye tukajya mu mubare w'abiyemeza kutazongera kubabaza Imana ukundi, byanatubaho tukicuza tugakomeza urugendo. Amarira ya Bikira Mariya kandi ni uburyo bukomeye bwo gukora ku mitima y'abantu. Amarira ni uburyo bwo kuvuga buruta amagambo aya ngaya asanzwe. Hano ndahabona ababyeyi benshi babandi mu Kinyarwanda tuvuga ko bumvira mu nda. Umwe murabyumva neza cyane. Iyo umubyeyi yavugishije umunwa ariko amagambo y'abana be bakanga kuyumva, burya nta kindi gikurikiraho kitari ukurira. Hari igihe arira bakamwumva. N'uyu mubyeyi wacu wo mu ijuru nawe yabonye tutamwumva ararira. Nubwo tutamwumvise wenda cyangwa se akaba yarumviswe na bake, uyu munsi ni umunsi wacu wo kwibuka ayo marira y'umubyeyi maze tukisubiraho. Amarira ya Bikira Mariya kandi ubwo ndacyabasobanurira icyo yasobanuraga kandi akisobanuye kuri twebwe. Ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyaha bimaze kuba byinshi ku buryo burenze urugero, kandi ibi si ibyo mbabwira, namwe ubwanyu murabyibonera. Yabivuze kenshi mu butumwa yagejeje kubo yabonekeye agira ati, ibyaha by'isi birusha ubwinshi umusenyi wo mu mazi. Nimwumve icyo kigereranyo. Bikira Mariya ati ibyaha by'isi birusha ubwinshi umusenyi wo mu mazi. Ati amategeko y'umwana wanjye mwayahinduye amagambo y'abantu gusa. Muri ubwo bunangizi bw'umutima w'abantu badashaka kwicuza, amarira ya Bikira Mariya yerekana ko umutima w'Imana utagishoboye kwihanganira ubugomeramana bukabije. Ngibyo muri makeya ibyarijije umubyeyi wacu. Ngibyo muri makeya ibyatumye asesa amarira hano. Yashushanyaga byinshi ariko anaduhamagarira kumuhoza. Nongere mwisubiremo, wampa twese tukinjira mu mubare w'abahoza w'umubyeyi Bikira Mariya. Ndababwiza ukuri, iyi si yacu yarushaho kuba nziza. Hari ikibazo rero twibajije, tutese ayo marira y'umubyeyi ubu ngubu yarakamye. Ese uyu munsi ntakirira niba ibyo yariraga icyo gihe bikiriho? Reka ngerageze gusubiza icyo kibazo nacyo nkivuge muri makeya, kuko ibindi Roho Mutagatifu we
arabibibwirira uko abishaka. Iyo ngingo rero iragira iti nta gushidikanya n'uyu munsi umubyeyi aracyarira. Nari maze kwibaza kandi mbabaza, ese umubyeyi yarahoze? Waba azi kwitegereza neza yasanga rwose ibyarijije uyu mubyeyi bitarashira muri iyi si yacu. None se ko yatewe agahinda kandi akarizwa nuko abana bakunda bagiye korama, akarizwa nuko ibyaha by'isi biruta umusenyi wo mu mazi, agahogozwa nuko amategeko y'umwana we Jambo twayahinduye amagambo y'abantu gusa, harya ubwo ibi byaracitse ntibikiriho? Isuzume nanjye nisuzume, urebe iruhande rwawe nanjye ndebe iruhande rwanjye, mumbwire niba ibi byarijije uyu mubyeyi bitakiriho muri iyi si yacu. None se niba bikiriho, umutima wawe n'uwanjye bikaba bibyemeza, urumva yabuzwa n'iki guhogora? Amahirwe dufite uyu munsi nuko yewe nawe dushobora gutaha twiyemeje kuba abahoza be, mu gihe twakwemera guhindukira tugatera umugongo inzira njyarupfu zateye. Ni mu gihe kandi twakwiyemeza kuba abambari b'ukuri b'umwana we Jambo, tukamwiga ingiro n'ingendo kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mwese ko mutavuze ngo amina? Cyangwa ntimwabyemeye? Reka nongere bisubiremo mwumve niba mwabyumvise. Kugira ngo duhoze umubyeyi, ni mu gihe twakwiyemeza kuba abambari b'ukuri b'umwana we Jambo, tukamwiga ingiro n'ingendo kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ndabyemeye none. Ni mwiha amashyi mwihahe na Jambo ubutwiyemeje gukora. Kugira ngo byumvikane neza, hari impamvu nyinshi nakwemeza ko imyitwarire yacu ikiriza umubyeyi. Aha ngaha ndagira ngo wowe nanjye rwose twisuzume neza. Ariko nimunyemerere uyu munsi mbabwiremo eshatu zonyine, izindi tuzaziganiraho ubutaha. Impamvu ya mbere iriza umubyeyi ikamubabaza cyane, nuko kuva yakwigaragariza iwacu rugikubita kuri 28 Ugushyingo 1981, yahise atumenyesha ko ari nyina wa Jambo, ari byo bisobanuye nyina w'Imana. Buriya rero kutwimenyesha kuriya kwari nko kutubwira amagenzi ye, kwari nko kutubwira ko yifuza ko twashishikarira amatwara y'umwana we Jambo wigize umuntu akabana natwe, ngo natwe tubane nawe. Mbese umushinga w'uyu mubyeyi wari uwo guhuza isi n'ijuru ngo bihoberanire muri twe, maze twe n'abazadukomokaho bose baba abantu b'Imana kuko ituye rwagati muri bo, maze nayo iba Imana yabo kuko ariyo yonyine bayobotse. Nguko uko ijuru rihoberanira n'isi muri twe. Iyo twayobotse Imana tukaba abantu bayo, igatura rwagati muri twe, maze nayo ikaba Imana yacu kuko ariyo yonyine twayobotse. Nyamara ntihateye kabiri, uwo Jambo w'Imana turamuhunga, iby'Imana turabyigurutsa, nyuma twisanga mu ngendo mbi zatuyoboye mu marorerwa kugeza no mu nyenga ya Jenoside
yakorewe abatutsi mu 1994. Ahangaha rero ikosa twakoze rirazwi, nuko ab'Imana yaremye mu ishusho ryayo byarangiye biremeye indi mana mu ishusho ryabo no mu misusire yabo, akaba Abayisiraheli barambuwe kugendana n'Imana, ndavuga Imana nyamana, bakiremera iyabo mu ishusho ry'ikimasa. Ikosa twakoze ndisubiremo, twanze kuyoboka Imana yaturemye mu ishusho ryayo, maze tuyoboka Imana twaremye mu ishusho ryacu, kandi iryo shusho ryacu ridatunganye nk'uko umubyeyi yabitweretse. Byarangiye rero bibaye nka ya mana y'ikimasa y'Abayisiraheli itarigeze ibabiri ngo ibayobore ubutaka basezeranijwe. Nta gushidikanya ko ibi byababaje ijuru ryose, ari naryo rituyemo uyu mubyeyi. None se ubu mbibarize, ayo marira yarahoze? Oya rwose, yari guhora iyo iyi si yacu iba yarahindukiye ikareba mu cyerekezo cy'Imana nyamana, ikareka utumana yiremeye, dore ko ari cyo guhinduka bisobanuye. Guhinduka bisobanuye guhindukira ukareba mu cyerekezo cy'Imana, ukava mu cyerekezo cy'utumana, ndavuga twa tundi twita ibigirwamana. Iyo biza kuba rero, burya ubu ntabwo umubyeyi abakirira, nyamara saho kuba uko nguko. Ubu isi ntiyeruye ikimura Imana nyakuri mu byimbo byayo, igapfukamira utundi tumana aritwo twitwa ibigirwamana. Mu z'ingenzi hakaba cyitwa bintu, hakaba n'icyitwa buhangange, tutibagiwe n'icyiswe ishimisha mubiri. Hari n'icyitwa kugaragara neza, nimbona akanya ndabibabwira. Ibi rero bihogoza umubyeyi, amarira akamutemba amatama yombi, nk'uko byagenze kuri 15 Kanama mu 1982, niko abamubonye batubwiye. Aha ariko ntimunyumve nabi babyeyi, inshuti, bavandimwe, ngo mukeke ko kugira ibintu ubwabyo hari icyo bitwaye. Reka mabwirira aha, muragatunga mutunganirwe, muragahinga mweze, murakorora zororoke, mukire cyane, ibyo si ikibazo. Ariko bitangira kuba ikibazo ari nabyo biriza nyina wa jambo, iyo tubaye ba nyamwanga aho byavuye, iyo dukunze amazi tukanga isoko, iyo dukunze ibintu tukitaza umuremyi wabyo, aha tuba twatanye cyane. Ikindi gituma umubyeyi ashavura cyane ni umuco mubi njyarupfu uranga abimuye Imana mu byimbo, bakemera gupfukamira bintu. Uwo muco njyarupfu nta wundi ni umwe wo kwikunda cyane bikabije, bijyana no kwikubira iby'abandi, bigatuma abakene bacirwa hatava izuba. Nyamara igiteye agahinda ahangaha, kandi kikaba kibabaje cyane, nkeka ko umubyeyi kimuriza agahogora, nuko uyu muco mubi yewe n'itico rwose nta pfunwe mfite, nuko uyu muco usigaye uranga cyangwa se wigaragariza no mu biyitirira izina ry'Imana, kandi ni umuco mubi cyane. Bagacuruza abakene utwabo
mu izina ry'Imana, nakoreka mvuge mu izina ry'icyo bita Imana, kuko Imana nyamana ntigira imico nk'iyi. Maze ibyo bita ubuhanuzi bigahinduka iterabwoba bigamije indonke, aho kuba koko abayobora abantu ku Mana, ahubwo bakayobora abantu ku nda zabo, bakabacuza utwo bakoreye sinakubwira, bakabasigara intere. Aho kwitangira intama baragijwe, ubwo ndavuga biyitirira izina ry'Imana ariko kandi banatubeshya. Aho kugira ngo bitangire intama, ahubwo bakazirya zose uko zakabaye. Uwo ni umuco mubi nababwiye. Ni nayo mpamvu musigaye mubona akenshi ntawe utandukanya abangaba n'abandi bakorera Imana nyamana. Sinaca imanza ngo uvuge ngo ninde, ariko icyo mbona cyane nuko wa mukobwa umwe asigaye yaratukishije bose. Icyo cyo ni Ikinyarwanda. Ese navuga ko n'umukobwa akiri umwe, ahubwo abakobwa babaye benshi banatukisha izina ry'Imana. Nyamuneka ababyeyi bavandimwe twemeye Imana, iyo mico tuyishyire hasi, dukorere Imana nyamana, kuko iyo Mana ireba abakene kandi bakunda byahebuje. Papa Francisco yitegereje uyu muco mutindi umushengura umutima, maze afata ikaramu yandika inyandiko nziza cyane yise ibyishimo by'Ivanjiri. Kubaza Ikilatini, iyo nyigisho iyo nyandiko ya Papa yitwa Evangelii Gaudium. Nimusoma nimero yayo ya 53 muzasanga yaragaragaje neza uburyo ababazwa cyane n'ukuntu isi yacu isigaye izira kandi igatoteza abakene. Iyi ngingo yisobanura neza, agaragaza ko umukene asa nkaho nta mwanya kigira muri iyi si yacu. Arahutazwa, akamburwa utwe, akatwamburwa n'abanyabubasha, kandi harimo na ba bandi navuze biyitirira izina ry'Imana, bigira intama kandi ari ibirura. Maze Papa agakomeza agira ati, uwo mukene asigaye atera isoni n'ipfunwe abakamurengeye cyangwa ngo bamurinde, maze umutimanama wabuze amahwemo bagahitamo kumwigizayo. Uwo ni Papa François ubitwigisha. Mu gushaka kubivuga mu buryo bwa gihanga, Papa Francisco avuga ko ibyo byose bituruka ku muco wadutse kandi urimo kugenda ukura muri iyi si. Ndavuga muri iyi si yacu, mu rurimi rw'amahanga yawise la culture du déchet, cyangwa umuco wo gufata abantu nk'ikintu kidafite agaciro. Maze Papa agahera bakagira ati, ubu noneho ntibikiri ikibazo cyo gutoteza umukene gusa no kumwambura agaciro ke, ubu noneho haje agashya. Isi ishaka no kumwigizayo burundu, atari ukumusunika ngo ajye gutura hataba izuba gusa, ahubwo harimo no kumurutisha inyamaswa cyangwa gushaka kwabaho nkazo, yaba na ngombwa akigizweho n'ibindi bintu byose by'imburamumaro. Nuko uko Papa asoza iyi ngingo avuga, akangurira buri wese kwita ku bakene b'Imana aho kubasonga, ahubwo tugahora iteka tubitaho nk'uko Imana yabidutegetse. Kwambarira guhoza umubyeyi rero mbakangurira uyu munsi ni ugukura ibipfukamiro imbere ya bintu, tugapfukamira Uhoraho kuko ari we mugenga, tuzirikana rya jambo nyina wa jambo yabwiye Nataliya
ku itariki ya 12 Mutarama mu 1982 agira ati iby'isi bishira vuba ariko iby'ijuru ntibishira. Iri jambo turizirikane ngo iby'isi bishira vuba ariko iby'ijuru ntibishira. Mbese ako ngako mwakumvise? Niba mwakumvise mu mpera amashyi umubyeyi kuko iri jambo rikomeye cyane. Iyo mba mwebwe namwongera n'ayandi kuko iri jambo ari iry'agaciro. Iby'isi bishira vuba ariko iby'ijuru ntibishira. Imbaraga rero tuzavoma muri uku kuzirikana iri jambo rizatuma ducika ku muco mutindi navuze haruguru, kandi turwanye twivuye inyuma, ubundi twitangira abakene bacu, tubavana ibutava izuba, habe mu by'ubwenge n'imico myiza, habe no mu by'ubukungu n'iterambere, uburyo nabo bavamo abantu bafasha abandi kuyoboka no kuramya Umuremyi. Reka mbibwirire undi muco njyarupfu ukomoka ku kwigomeka kw'isi kandi nawo ubabaza umubyeyi wacu. Impamvu mubabwira ni ukugira ngo tuwucikeho tujye mu bahoza umubyeyi, kuko uwo muco uzaba utakiranga iwacu. Byaramubabaje biramurenga, maze ntiyabiduhisha arabitubwira. Hari ku itariki ya 4 z'ukwa 9 twitanze mu Kinyarwanda cyiza mu 1982, ubwo yeruraga akavuga ati bana banjye, isi imeze nabi, isi yaringometse. Aya magambo mvuze naye rwose, aya nayavuye mu kanwa k'umubyeyi. Iyo si rero yavugaga jye mbona iriho n'ubu ngubu, ndetse nkabona bijya kurusha n'ejo hashize. Kwigomeka kw'isi yacu bisa nk'ibigaragara cyane. Mu by'ukuri rero ubu impande zose z'iyi si yacu, ushyizemo n'iwabo wa bamwe bazanye ivanjiri hano iwacu, ndavuga ubwo Burayi bwose, bahanitse amajwi y'urwunge batera hejuru bagira bati Imana nta kitumariye mu buzima, ndetse bakemeza ko no kuyisenga ari uguta igihe ibi byarwana. Ariko iyo witegereje neza usanga ari nk'aho basubiye muri bya bisekuru bya kera, kandi natwe bataturetse, aho isi yari irangariye mu nyigisho z'abacurabwenge biswe abakemanzi, abize filozofiya murabizi, bitwa les philosophes du soupçon. Aba bitwaga rero abakemanzi, abacurabwenge b'abakemanzi, babwirizaga rubanda ko Imana bemeye ari baringa, ko nta cyizere bakwiye kwigirira, ndetse bamwe nk'uwitwa Frederico Nietzsche bakemeza ko iyo Mana yapfuye kera cyane, kwitakiriho ubu ngubu. Bati none se rubanda, iyo Mana mwashyizemo amizero yanyu, murumva hari icyo yabamarira? Baciye abantu intege karahava, ku buryo n'ubu ingaruka mbi z'umugambi mubisha wo kuvana icyicaro cy'Imana mu bantu, n'ubu izo ngaruka turacyazirwaye. Ariko ndavuga Imana nyamana, kuko hari n'abiremeye utumana, jye nkeka ko tugomba kuva mu bantu tugasigara turamya Imana rurema yonyine. Yemwe nimuze twambarire guhoza uyu mubyeyi, dusenge Uhoraho nta buryarya, tumuyoboke tutavanga, kuko ibyo kuvanga byo biramushigisha. Ni nayo mpamvu tariki ya 3 Ukuboza 1983, ubwe ndavuga nyina wa Jambo mu ibonekerwa rya Nataliya,
yatubajije ikibazo gikomeye agira ati gufatanya inzira y'Imana n'iya shitani ukazinyuramo zose urumva ari byo? Ayo ni amagambo ya Bikira Mariya. Reka nongere nyasubiremo nk'aho yakubaza uyu munsi. Gufatanya inzira y'Imana n'iya shitani ukanyuzinyuramo zose urumva ari byo? Uwo mubyeyi yahise yungamo ati hitamo imwe ariyo y'Imana. Nimwirinde inzira ebyiri ziravuna kandi ntaho zigeza. Ayo ni amagambo ya Bikira Mariya udusaba kwirinda inzira ebyiri kuko zivuna kandi ntizigire aho zigeza. Babandi navugaga biremeye utumana bakaturamya n'amavi yombi bakibagirwa Imana nyamana, baba bahisemo kunyura mu nzira ebyiri kandi Bikira Mariya tubwira ko zivuna cyane. Waduha tukayoboka Imana rurema akaba ari nayo tuyoboraho abandi, na wa mukobwa umwe navugaga ntabwo yazongera gutukisha bose. Nako navuze ko atakiri umwe, babaye benshi batukisha Imana. Waduha ntitube tukibarirwa muri uwo mubare. Hari n'undi muco mbabwira njye mbona ari nk'icyo cyane, ni umuco wo kwigaragaza uko tutari. Abahanga bawita mu rurimi rw'Igifaransa la culture de l'apparence, naho muri urwo rurimi Papa François yawise la spiritualité du cosmétique. Ni bya bindi byo kwitera uturangi tukitera ibirungu byinshi cyane tukagaragara nk'abamenye Imana kandi byane biragatabwa. Burya iriya ni maquillage, iriya ni culture, ni spiritualité du cosmétique. Tukiyoberanya aho mu bantu ndetse n'imbere y'Imana tukiyoberanya, abatureba bakagira ngo twarayobotse. Burya tuba twishyize muri wa mubare wa mukobwa umwe navugaga cyangwa se ababaye benshi batuma abantu bayoba inzira y'Imana. Iyo twisigirije kakahava tukitwerera imico ya gikirisitu, ariko ibyo bikaba ari ku gasozi, twagera iwacu cyangwa hatagaragara ya mico ikavamo iyindi, za ntama zikaba ibirura. Uwo ni umuco mubi ndabarahiye. Sinshidikanya ko ibyo biriza umubyeyi, kandi uwo muco winjiye iwacu no mu nzu z'abiyeguriye Uhoraho hageze tukishushanya kakahava hanze aho tukagaragara neza, ariko twagera hanze bikaba ibicika, twataha iwacu bikaba ibicika, kandi hanze twamaze gushushanya. Uwo muco watashye mu madini, uwo muco watashye mu basenga, uwo muco geniti cyo ntukabe iwacu. Niyo mpamvu ntashidikanya kuvuga ko uwo muco uyu munsi uriza umubyeyi. Uyu munsi wowe nanjye tukawucikaho. Bikira Mariya erega yawuduciyeho. Yaje hano abwira Nataliya ati uwamuha uko muhihibikanira imibiri yanyu mushaka kuyigira neza, uko muhihibikanira ibibatunga, nanze kuvuga uko muhihibikanira inda zacu, tukaba ari nako duhihibikanira roho zacu. Ubu ni Bikira Mariya wabivuze ngo uko guhihibikana turamutse tubikoze nk'uko tubikora ku mibiri yacu, tugahihibikanira roho zacu, isi yaba nziza ndabarahiye. Na wa mubyeyi ntiyakongera kurira. Reka nsoze nanzuriye imico, kubera ko nababwiye ko mbabwiraho mike, iyindi tuzayivugana ubutaha, ariko uwacika kuri iyi mico geniti ico ribi cyane
ndababwiza ukuri uyu mubyeyi ntiyazongera kurira, ahubwo yajya anezezwa n'abana be, akatubera umubyeyi natwe tukamubera abana. Abatubonye tuze mu rugo rw'umubyeyi ntibavuga ngo dore ba bandi biruka bagana ikibeho ariko basubira iwabo bigahinduka ukundi, ahubwo aho tunyuze hose bajye bavuga ngo nimurebe ba bandi bonse ku ibere ry'umubyeyi. Uwo mubyeyi dukunda cyane nimumumpera amashyi n'ababyumve wenda yakugira kandi. Iyi ngingo ya nyuma ngezeho ni ngo gusubiza cya kibazo cy'uburyo twahoza neza uyu mubyeyi. Nababwiye ko kugira ngo rwose amarira yo kugumya gushoka amatama yombi twagakwiye kwambarira kumuhoza duhinduka abambari b'ukuri ba Jambo. Njye numva wari umuti ukomeye uzatuvura iyi ndwara, uzatuvura virusi ya ya mico navuze haruguru. Ni ukwambarira kuba abambari b'ukuri ba Jambo. Nubwo nagumye gukomoza ku kizatuma duhoza umubyeyi wacu nyina wa Jambo, reka noneho nsoze mpandika iyi mpuruza mbatungira agatoki nanjye ntiretse mbereka ikizahoza amarira y'umubyeyi. Icyo ngicyo nta kindi ni ukwakira ingabire yo guhinduka mu mutima, kuko nibwo busabe yaje adusanganiza ndetse abisubiramo inshuro nyinshi ati nimuhinduke inzira z'ikigendwa. Abonye twinangiye araturikarira cyane kubera impuhwe n'urukundo adufitiye. Ubwo rero twiyemeje gutangira urwo rugendo, kandi mwabinyemereye buri wese yashyize akaboko hejuru, n'utahashyize tugitangira ubu ngubu ashyira akaboko k'umutima we hejuru ati ndakwemereye mubyeyi, nemeye kuba umwambari w'ukuri wa Jambo. Ubwo rero twabyiyemeje, mureke mbavungurire uko bigendekera uwemeye kwakira iyo mpano. Burya rero impano yo guhinduka ihera mu mutima, ikawenyegezamo igicaniro cy'urukundo rw'Imana n'abantu, rumwe rwatuganijwemo na Roho Mutagatifu. Ababishaka muzabisome mu ibaruwa yandikiye Abanyeroma mu mutwe wa 5 ku murongo wa 5. Umutima wakiriye iyo mpano uzawubwirwa n'uko usigaye uhihibikanwa mbere ya byose n'ikintu cyangombwa mu buzima. Icyo ni cya kindi mvuga dusanga muri Luka umutwe wa 10 ku murongo wa 42. Kimwe gihoraho ubuziraherezo ntigihitanwe n'ibyihitira. Icyo kintu mvuga gikomeye ni uguha Imana umwanya wa mbere no kunga ubumwe nayo. Mbese ni nka kwa kundi umutima wa Mariya mushiki wa Lazaro utigeze uhangayikira ikindi kintu icyo ari cyo cyose, muri bimwe bihita ntibirambe, mu gihe Nyagasani Yezu yari yabasuye. Uretse kwicara iruhande rw'ibirenge bye no kumutega amatwi ubudatubuza, mbese imitima yabo isa nk'iyahuye. Ibi ntibikuraho ko ibyo mwene nyina Marita yahibikanagamo nabyo byari ingenzi, ariko iyo bitwaye umwanya wa mbere mu buzima bikawimuramo Imana, biba bibaye ikigirwamana. Ni cya kigirwamana bintu nababwiraga tugitangira. Ni nacyo cyaha benshi tugwamo, niyo soko y'umwijima utubundikiye uyu munsi, nk'uko nabibabwiye mu nteruro y'inyigisho. Uwatashyweho n'iyo ngabire akunda Imana bitagereranywa, ibyayo n'abayo biramunezeza, akaba wa muririmbyi wa Zaburi, akumva nta kindi yasaba Uhoraho uretse kwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose y'ukubaho kwe.
ibyo ni Zaburi ya 26 umurongo wa 4 tubwira. Nkoresheje imvugo yacu yo kugereranya, kandi mwebwe mbwira benshi murakuze murabizi, ni nka kwa kundi ukimara kwinjira mu rukundo n'uwo weguriye umutima wawe, wumva utabaho hatari, utarya mudasangiye, cyangwa ngo ube wahirahira ube mu byo atazi cyangwa agakunda. Ubwo abatarigeze bagera mu rukundo ibyo ntibabyumva, ariko abarugezemo byo murabizi. Ibuka ko uwo wakunze abe bose wumva bakunze, n'inzira zijya iwabo ukumva zose zitambika, naho mukuri zaba zicuramye cyangwa se zihanamye. Nguwe gukiye ijambo, uwemeye kumubera koko inkoramutima, ahora yumva atabaho nta jambo, atamusenze yumva adatuje, adakoze icyo ashaka yumva atanezerewe. Nguwo koko wayobotse ijambo. Ahangaha harimo urubyiruko rwinshi. Rubyiruko muteraniye hano, uyu ni wo mwanya wanyu wo kumva. Nabizi muzajya mu rukundo nabi Imana izabagenera, ariko ntimuzibagirwe icy'ingenzi, gukunda jambo kuruta byose. Abataramenye ibyo banga nibo biyahuza ibiyobyabwenge, nibo biyahura mu mihanda, nibo bakora iby'urukozasoni. Ariko abamenye ijambo ndababwiza ukuri, baramupfukamira bakavamo abasore bahamye, bakavamo inkumi zinejeje Nyagasani, bakavamo ababyeyi banyuze Imana. Ibyo mutabyize uyu munsi, rubyiruko muri hano, ngo mubyigire imbere y'umubyeyi, mwazasanga mwaratanzwe, maze mukazibuka ibitereko mwasheje. Rubyiruko mwumvira, utuma bwiye ni dukeya, ubundi mwegere nyina wa jambo, ibisigaye arabibabwira. Ikindi kiranga umutima nk'uyu, ndavuga umutima wahindutse ukayoboka jambo, ugira urukundo ruzira imbibi. Ndavuga imbibi izo arizo zose, zibi zitandukanye ijuru n'isi, zibi z'ibihe n'amateka, zibe za zindi z'isano y'amaraso, zibi z'amoko yadushegeshe, zibi z'amadini yadukunda, zibi z'amashyaka cyangwa ibihugu dukomokamo, zibi z'ubukire cyangwa ubukene, ndetse n'izindi nyinshi narondoye. Ku bayobotse ijambo ry'ukuri, izo mbibi ntabwo zibaho. N'abazibonye bazigendera kure, ndetse bakazitesha abaziyobotse. Uyu mutima rero niwo wari mu gituza cy'umusamariya w'impuhwe, warenze imbibi z'amadini, arenga iz'amoko n'inkomoko, maze atabara umugenzi wavaga i Yerusalemu agiye Yeriko, akagwa mu gico cy'abajura, bakamwambura, bakamuhondagura, bakamusiga ari intere. Ababishaka muzabisome mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 10 umurongo wa 29 kugeza ku wa 30. Uyu mutima nuwiyumvamo, uzaba warahindutse koko, uzaba warahindukiriye jambo, uzaba uri umutoni w'ubutitsa, kandi koko uzaba uri inkoramutima ya jambo, kandi utaretse na nyina wa jambo. Babyeyi, inshuti, bavandimwe, mwari muteze amatwi iki kiganiro. Aka niko gafunguro nahawe. Ubafungurira warahari, nimutega amatwi uwo mubyeyi, mwirinde urusaku rwinshi, ubundi ifunguro yateguye uretse utu tuvungukira mbahaye, warabafungurira munogerwe kuko aricyo cyabazanye. Ubundi umubyeyi mwaje musanga abasanganire, anabaherekeze mutashye, kandi muzaba abana be bamubereye,
babereye umuhungu w'ijambo ubu n'iteka ryose.